bimwe twagezeho twazamuye ireme ry'uburezi ubwo twebwe twari twakoze evaluation dusanga nibura turi ku mwanya ku rwego rw'igihugu ubwo hasohokaga amanota twagaragaye ku mwanya wa 300 mu rwego rw'igihugu mu mashuri ageze mu bihumbi hafi 4 tugaragara ku mwanya wa 300 ntabwo twari habi cyane ariko twari turi hejuru y'amanota 78%. tuvuga ko rero muri uyu mwaka duteganya guhagarara kuri 85. icyo gihe twari dufite abana bari hejuru ya 295 twinjira muri 300, ariko umwaka watangiye twiyongereyeho abanyeshuri barenga 200. muri bimwe Right Peace Academy ikora yigisha ubumenyi ariko ikanatoza abana kugira ngo nabo bazabe abayobozi cyangwa se bazabe abanyarwanda bagira indangagaciro z'umunyarwanda, bagira indangagaciro za gikristo abe n'umukristo. muri bimwe rero twagezeho abana bacu twagerageje kubatembereza igihugu cy'u Rwanda, basura inteko nshingamategeko y'u Rwanda ndetse basura n'ibyiza bigize u Rwanda bahereye ku bakoroni bakoroneje u Rwanda. urebye hariya kuri Richard Kandt ushize twari twasuye mize y'Ibutare tugera ndetse no kureba imico ya gakondo. twari twavuze ko tuzasozereza mu gutembereza abana bacu bakagera ku kibuga cy'indege ndetse bakanafata n'indege kugira ngo nabo babyitoze, kubera ko dutoza abana gukorera mu isi yose, ntabwo ari muri Afurika gusa. ntabwo rero byabashije gukunda, baduhaye mu kwezi kwa 9. mbwira ababyeyi bari hano ko mu kwezi kwa 9 tuzakora trip kuri airport, ndetse twavuganye na Rwandair yuko abana bacu bazahabwa indege kugira ngo nabo batangire kwitoza bakinjiramo, by'abana ngombwa ikabatembereza umwanya mutoya. mu byo duteganya muri Right Peace Academy dutoza abana gutinyuka, ko nta muntu ushobora kuba umuyobozi afite ipfunwe. iyo mubona dushyiraho fashion tuba tugira ngo umubyeyi yitegereze umwana we agire icyo amenya. bariya bana barimo impano nyinshi. twari twavuganye na bamwe bashinzwe gukurikirana impano z'abana, dusanga birahenze cyane, ariko batubwira umwanya bazatugeraho. natwe ntabwo ari kera ko twagerageje kuvugana nabo ndetse no kubishyiramo imbaraga kugira ngo umwana wawe niba ari mu impano ye ubashe kuyikuza no kuyirera akiri muto, noneho ya mpano izagira umumaro. ibyo rero turi ku mwanya mwiza cyane kandi umwanya twishimira. muri bimwe Right Peace Academy yateguye kongera ireme ry'uburezi. tuvuga ko dutangiye umwaka w'amashuri mu kwezi kwa 9 tuzashyiramo abarimu bari muri ibi byiciro tutagiraga. tuzashyiramo abarimu bashinzwe imyandikire kugira ngo umwana wacu agere mu mwaka nibura wa 3 yandika neza cyane mu rwego rushimishije. hazaba hari abarimu 2 babishinzwe. tuzashyiraho urundi rwego rw'abarimu bashinzwe gukurikirana imivugire y'indimi z'amahanga kugira ngo abana bacu batazahezwa mu kugenda muri yasi yose, aho bazagera bazabashe kuvuga za ndimi nk'uko zivugwa kandi bazivuge neza. twavuze ko rero ibyo umwana wacu azajya agera mu cyiciro cya 2 cyangwa se aho twita upper primary, ibyo bintu abifite. babyeyi
kugaragaza mu buryo bwiza kandi bushimishije yuko Light Peace Academy yateguye abarimu benshi b'inzobere ku buryo na n'ubu twashyizeho amatangazo aratangirana muri iki cyumweru dukurikiraho cyo kwakira abo barimu kugira ngo dutegure ab'abahanga bazabasha gukorana natwe. Turongera gukangurira ndetse no gushishikariza ababyeyi bose barerera muri Light Peace Academy yuko hari ibintu byiza twagiye dutegurira abana. Nk'uko mwabibonye hano mu kigo twateguye imikino y'ubwoko butandukanye. Hano twicaye harimo ikibuga cya volley ndetse na basket. Ibyo birasetinze kandi birateguye, nuko ibyuma byaho ari demontable, babasha kubikuramo bakongera bakabisubizamo, ndetse no ku kibuga cyo hepfo. Ku bijyanye na football twavuganye nabo ibyo bibuga biri, batwemerera yuko igihe tuhakeneye tuzajya tubibandikira mbere y'iminsi 15 noneho bakahaduha. Bamwe twavuganye na IRK barabitwemerera, ndetse hari n'abandi turi kuganira kugira ngo abana bacu babashe kubona ahantu bagomba kwitoreza. Mwabibonye rero ko harimo abitoza imikino itandukanye, volleyball, basket ndetse na football ndetse n'indi mikino, kuko hari abarimu babyitoje. Ababyeyi bari hano, iyo tuza kuvuga ngo abana bari hano 500 baze gupresenta, twahirirwa tukaharara ndetse n'ejo bakazaba bagikora, ariko twafashemo bakeya, ariko hari amatsinda menshi afitemo ibyo akora. Muri Light Peace Academy turagira ngo tumenyeshe ababyeyi ko iki ari cyo gihe cyacu natwe kigeze cyo kugira ngo tugire inyubako zigendanye n'igihe. Muri Light Peace Academy muzaza gutangira mubona impinduka ndetse mubona n'igishushanyo cy'amashuri twabateguriye, ko twateguye inyubako ndende kandi ngari zibasha kwakira abanyeshuri barenga 1500. Rero twatekereje kwagura ishuri mu buryo bwagutse. Ikindi tuvuga nuko ababyeyi babona bari abana babaye abambere tubahemba mu buryo bubiri. Tubahemba ibihembo umwana agomba kumva ko yatsinze, ashobora gukoresha akarya cyangwa se akanywa, n'umubyeyi tukamushimira tukamuha muri bimwe mu bikoresho by'ishuri. Rero ibikoresho by'ishuri hari ushobora gusanga handitsemo inifomo, bakamuha inifomo bakaborohereje wa mubyeyi, undi agahabwa siporo, undi agahabwa amakayi yose, biterwa n'ishuri nuko umuyobozi w'ishuri yabigennye. Ariko twagiye dutegura ibihembo kandi b'abana dukomeza kubahemba ndetse no kubakurikirana. Ikindi hano dufite ababyeyi twabanye neza, mu by'ukuri tubashimiye, buri wese twamuhagurutse, nubwo tutaburamo bakeya tugaya, ariko tuzi ko tubibabwira kugira ngo bitazasubira. Hari umuco twabonye utari mwiza, twongereye tubibutse tubabwira. Ujya kubona ukabona umubyeyi yahuye n'akantu kamukomerekeje akababara, akajya ku rubuga ruhuriyeho abantu 500 agahita yandika ibintu bigayitse, bigatuma bamusuzugura, bigatuma yitesha agaciro. Bibutse ko umuntu niwe wihesha agaciro. Ndagira ngo mbwire ababyeyi turi kumwe hano, iyo wagize ikibazo yaba ku mwana wawe, yaba ku buyobozi, yaba ikibazo gishobora kuba cyagukozeho, umwana wawe ashobora kwibwa, ashobora gukomereka, ashobora guhura n'ibindi bibazo, ariko mbere y'uko ubibwira ababyeyi rusange, ubwira umuyobozi w'ishuri
iyo umuyobozi w'ishuri atagusubije uranyandikira cyangwa se ukampamagara. Nta muntu